abantu bavuze ko Pierre ngo nawe nta kintu yafashije APR bon reka mbisobanure muri ubu buryo Pierre ntacyo yafashije APR mu by'ukuri kuko hari igihe nyine David Raya tubona byarangiye neza ukabona rawuka nicyo bita ko umunyezamu yafashije utarenganya umunyezamu si wowe ugeze kuzubwira ngo hari icyo bita kuzefanda no gusevinga umutwe wa Togi iyo ujyamo wari kurenganya Elshena ariko ntiwagiye Pierre ntacyo yafashije APR kuko ntiyasevinze umupira wa mbere igitego cya mbere bagiteye ahantu yarahagaze ariko taye ye nta mwanya wo gutekereza bamuhaye igitego cya kabiri bawute nawo ahantu yaryamye kandi hanze ya surface ahantu yaryamye ariko yamushutse mana aragwa sinzi ukuntu bateye umupira Pierre yamaze kugwa usabura abataka de point yareba izamukuriya nyine amahirwe menshi abaruko atsinda igitego nyine ni hahandi umunyezamu uvuga ngo ndayisevinze nyine rwose ni bya bindi tuvuga ndabo zimuhabwa reka nguhe urugero ikipe ya Paris Saint-Germain siyo ya mbere ku isubo tuvugana ikomeye kurusha izindi ariko nibikuru ko na Donnarumma nyine ujya kubona ukabona sigaye wenyine n'umwataka ariko Donnarumma akagutabara Real Madrid yo mu bihe byayo yabavinie ejo bundi yatari bigeze gutwara Champions League kurutu ari we akora akazi gatandukanye na akazi karenza kabataka Pierre ntiyabaye uwo ku buryo umufana wa APR uvuga ngo dukeneye umukipa ariko si we watumye batsindwa ibyo rwose mu mubabarire ntagire n'umuntu umwegeka wo gutsinda n'ibibazo nabonye kuri ari social media imwe ya postinzeho yanditseho amagambo avuga ngo stressed mwijoro mu saa 5 z'ijoro stressé yagize ibibazo se ibyo ngo yagize ibibazo Uretse urumva ari umunsi mwiza. Urumva stress se. Oya ariko uzikubona interview ya YouTube channel yose amaradio yose ari kuvuga ngo dukeneye umunyezamu nta munyezamu dufite. Bakeneye bakamenya ko ari Premier bita Pierre nta mipira nk'ibiri yabazwe ya savings. Hari igikufura bamuturiye yakubise imipira ngahe nk'itatu rwose ntibuze. Stress yabyanditse rwose kuri social media imwe. Nago stress zabura bagutsinze ibitego bibiri. Ariko ibi biba ari ukwitegura nyine. Ubu ngubu amakosa abayemo uko kubaka niba babona umunyezamu akenewe hazaba hari undi umutoza cyangwa undi munyezamu ibyabaye yongera ahere kuri zero aho kugira ngo ukomereze uko sore twandike kuri YouTube ko ngo Mbujima bavuga igiswahili. Ikibazo yabikinnye iminota nk'icumi ariko Tamforo nago wazirukankamo iminota 90 utagira ngo nago igice cya kabiri aperi niyo yatangijwe nta mpinduka zabaye muri half time. Uwo bita Togi ruboneka yamuhinduriye umupira yikoze ibicu agukubitira umutwe Ershenawi umupira ushyira hejuru awushyira ku ruhande. Bwari uburyo abafana b'ikipe ya APR babaze ku munota 46 mace igice cya kabiri kigitangira. Ibyo rero iyo bitabaye gutyo ntabwo Mayele yabonye ubwo buryo burata. Mayele wari wafashwe neza na Clement yamuvaho akamuha Yunusu ku munota 48 umuntu witwa Clement yamukuyeho umupira n'ubundi nkuko yari yabikoze yamnamubangamiye Mayele ari kurekara. Aha ngaba ari kuri TV10 bari kubibona. Clement mukuraho umupira neza rwose arangije umupira awuha asa nk'uwigira imbere awuha Claude usubiza inyuma kwa Sekiganda nawe ashaka kwa accelera ngo awusubize Claude urumva Clement yaramaze nk'usohoka ariko Claude inyuma ye ntiyabonye ko hari umukinnyi awukina rimwe awusunikira Mayele nta mwanya wo guha Pierre yigeze umwanya wo gutekereza yigeze aha Pierre igitego cya mbere cya Pyramide. Ejo Rugaje niwe watubwiye nge na Ngabo turi kumwe arabango Mayele ngo hantabera mubi ngo ujya kubona ngo kwizamu arabango ngo ni ha ukuvuga ngo bara abifite rimwe ngo ni rimwe akayisunika agakabira gashyira muri fili ngo ni ha oya ngo ni kwakina ngo ni controle agasunika baro rimwe agahita controle orientation agahita ashyira muri fili ariko nawe nako cerebral yere kuvuga byo by'umutwe byo gukubita gutya ariko ngaba abantu bazi na Mayele bundi busanzwe niko akina Mayele nta kinda ibintu byinshi cyane ari utuntu ndi bubabwire nyuma ya report aho ngaho wabonaga ikipe ya Pyramide nyuma yo kuratwa icyo gitego shoot on target ya mbere APR yari iteye nyuma y'iminota 45 Pyramide banze igitego n'igice cya mbere cyabaye kibi kuri APR noneho stade yose nayo imera nk'imenywe amazi ariko APR ntabwo yacitse intege ahubwo umuntu witwa Memerida we yabaye nk'ukanguka ariko n'ubundi bahura n'igishyitsi cy'umunyezamu witwa El. 'Shenawi wari wahawe n'ikarita y'umuhondo
ariko abe icyitwa Memeri Dawo ishoti yateye yarikuyemo neza yakoze saves nkenye wenda twaza kuzigarukaho kwazo ariko uyu munyezamu niwe muntu wabangamiye cyane ikipe yawe. Mayele yatsinze 2 ariko nyuma ya match bamubajije aravuga ati oya man of the match ni Gardi. Ariko nabwiye ati man of the match aravuga oya Shenawi is man of the match. Niyo mugabo wa utageze match nziza nyuma yo kwataka ntabwo yagize match. Niyo mugabo ahantu yagaragariye ni iriya travail yakoze noneho baro akayikura ku murongo agahita yizana muri surface agapasa Memeri muri buka igitego Memeri yawushije yakoze control bara yorienta mu muso ahita kubita umunyezamu Shena ahita urenza ukira muri kona hari niho niyo mugabo yagaragariye ariko handi hose niyo mugabo match yamubereye mbi. Aperi yategereje gusimbuza barafinda buri minota nka 15 na William Togi hajyamo Denis Omedi na Mamadusi waje aryana umwana agira ibikabyo neri kwinjira mu kibuga abaguruka yiruka none ariko nkabikunda cyane abasifuzi bari bene wabo baziranye anyuzemo akabaganiriza gahita bahana Chelsea ariko sinzi ikintu cyabaye mwene wabo ntiyamubaniye nyuma y'umunota umwe bakoze izo mpinduka ebyiri bahise bashyiramo kiwanuka haze ni kuki batajyaniye murimo bakoramo Dauda Yusuf utishimye yasohotse ubona atishimye uburyo yaravuyemo yashaka gikise ntacyo yari yakoze ariko nawe match izashaka kuguma ariko nta premier mitari shot rya Kuri Pierre Shena warwana naryo nta ni igice cya kabiri nta mukinnyi wishimira kuva wabonye umuhungu wa piramide ikipe ifite ibitego 23 ukiniye iminota 84 gafite umutego nka Robertinho kahise kambuka karya muri vestiaire bamukuyemo abantu yarabamaze yabanje yihamburira riziritse bikubita mu kibuga ajya kuri bench ari gushotagura abantu mama yatsinze igitego baracyanga batera gasore gato ko muri weekend amasegonda make iki kintu cyo gusimbuza umukinnyi ntiyishime Napoli yakinye na Asemira itsinda Napoli noneho Antonio Conte umutoza wa Napoli asimbuza abakinnyi batatu barimo Kevin De Bruyne asohoka atishimye yanga no kujya gukora mu kiganza umutoza we n'abakinnyi bari bamusimbuye muri press conference barakimubajije Antonio Conte bwana umutoza nawe ufunga umutwe cyane aravuga ngo ndeka ntekereze ko Kevin De Bruyne yarakajwe n'uburyo resultat yari imeze kuko icyo gihe Milan yari ifite 2-1 reka ntekereze yuko yarakajwe n'uburyo resultat yari imeze kubera ko twatsinzwe atariko niba yarakariye jewe wamusimbuje atubwo yaba yarakariye umuntu atazi oya niko yabivuze atubwo yaba yakinishije umuntu atazi neza uburyo ameze wakomeza. Mamadusi yaje gutsinda igitego habura iminota 10 abafana ba APR bikoze ibicu ariko musifuzi assistant wa mbere yari yamanitse kare bakidushyiremo ariko efero bivuge tunabijyanye nakijyanye naha ngaha ahantu nari nicaye nanjye nabonaga Mamadusi yakoze APR cya Memeri ahita hagarika nabonaga Mamadusi yakoze gukora narize wenda tugende kuri amashusho dufite aho ngaho umupira ukiri ku kirenge cya uve kuri Memeri cya Memeri Nikora arabikora neza nyuma gatoya byateje polemique n'umutoza muri press conference avuga ko umusifuzi yasabye imbabazi one click ntabwo yari offside anatwereka muri video yaje afite screenshot yaje afite screenshot muri press conference ariko igeze imbere gato cyane uhita uhagarika ku buryo umupira ugera akirenge yaba offside itaba offside ahangaha inyuma gato inyuma barahaye amaze kuva ku kirenge cya hano baro yamaze kugenda yaba offside itabayo ni ikintu umusifuzi yakwibeshyaho arabikora msijali nabonye ari offside ya Sabavare ko muri iyi minsi nejo twabigarukagaho abasifuzi ba kera barakwibaga pe bene nk'ibi ngibi niba ashaka kubitsinda nta kintu asifura niba ashaka kutabitsinda aragusifura hakiri kare ariko umusifuzi ku munsi w'ejo yaragerageje urabona iyi ni kamera iri itari ku murongo donc uribaza uriya mutwe wa Mamadou muri offside ntibyari muri offside kuko ni ibice bikini ese uriya mutwe uriya mukinyi uri ruguru we n'urutugu rwe ni ya offside y'imirongo ni offside y'imirongo hano rwose umufana wa APR wavuga ko yibwe sinamuteri gusa none ibyo Tarebo yavuze ngo umusifuzi yamubwiye ngo sorry ko ku ruhande se
ngo abasifuzi niko bamubwiye nyine niko wabimenya kuko nibiyo story yayivuze ego rega ngabo ari mashaka kubwira ibyo abatoza barabikora uko bigaragara ntabwo uyu musifuzi wavuga ngo ntabwo twebwe ahangaha turi mie place yo kuvuga ngo uyu musifuzi yanze igitego cya peri y'ibya peri ukurikije n'uburyo basifuraga match cyari igitego cyo kwishyura abafana ba peri bikoze ibicu kubera uburyo barimo bataka ariko kirangwa ndetse yewe nakimukiwanuka nyuma y'iminota 3 akubita poto ugashyiraho n'izo saves ukabona noneho abafana ba peri bariyakiriye ava bati twebwe turimo turakina byaje guhumira ku mirari rero Fiston Mayele ku minota 84 abatera igitego cya kabiri umupira wa musaza n'umundi yazamukanye wenyine Mayele ari mu ba defenseur babiri Yunusu na Clement arabibona ko bagiye kumuha ashaka kuraririza ariko Yunusu agumamo Mayele nta kindi yakoze yateye rimwe pa igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR Kagege aza kuvunika Ombolenga ajyamo iminota 2 ya nyuma yaguye mana we Mamadusi yashyushye cyane baza no kumuha ikarita y'umuhondo bongeraho iminota 7 aho naho APR yashobora kuba yabona igitego ku mupira watewe na Mamadusi ariko Elisha nawe arongera akora indi save umupira urangira iminota 97 APR itsinzwe ibitego 2-0 Efrem murakoze cyane kuri raporo ya match utugejejeho Ngabo ushaka kongeraho iki reba igitego cya kabiri Ngabo ndashaka kongeraho ibintu 2 uburyo umuntu mu bakinnyi batatu ndashaka kongeraho ibintu 2 bigira biti ku giti cyanjye sinemeranya n'abantu bavuga ngo urumva ngo APR ngo urabona ko ngo harimo upgrade ngo kuko ngo yanakinye neza ngo ikibazo cyabaye umunyezamu iyo niyo statement abantu benshi barimo bakora ubwo statement ribuka mugenzi wacu Kazungu yanditse kuri X aravuga ati ariko atumvuga ngo umuzamu ngo yafashije ngo pyramide ndetse cyahemberwa nje si icyo naringiye kuvuga ahanini arega pyramide yabanje igitego normalement muri izi match 5 zibaye pyramide nag igibanza igitego APR Kigali muribuka ko no mu mahoro banganye kimwe APR yari yakibanje ahubwo pyramide kishyura pyramide yabanje igitego pyramide yari ukuna ya equipe y'abara bakina muri wa mugane niko babyita muri Afrika yirabura bazana akantu k'umutuzo mwinshi kurusha gushaka ibitego cyane pyramide yabonye igitego gutuza ikajya muri game control mu magare sinzi ukuntu babyita ukuntu peloto equipe irimo itsinda wari gukazamo gutuza no kugendesha abantu gake bibaho mu mikino pyramide yabonye igitego isubira inyuma iratuza yibera muri position stérile irimo pasa nabyo byita gukontorora reka control isiganura barimo bari pasanyiriza APR yafata umupira utiruka cyane igashaka igitego igihe APR yabatatse baryamye igihe APR yagabanyije pressing ubona batangiye kunanira yipasanyirije nayo irabihorera niko aya mayikipe pyramide ukuntu wabonaga pyramide imeze nkaho APR itsinda igitego muri ya minota 2 ya mbere muri ya minota 5 ya mbere muri ya minota 10 ya mbere pyramide yari bwatake nayo igatsinda igitego cyo kwishyura pyramide wayireba gukona ko ifite ubushobozi bwose bwo gushaka igitego ikakibona umunyezamu kuba yasovaga ikipe pyramide nibyo felicitation kuri APR yagerageje ibintu itajya gikora no mu mikino y'imbere mu gihugu APR yahaze APR yatatse APR yawushije ibitego APR yateye pote ebyiri APR mugardi yakoze save enye zishoboka kurebuka APR kuri Gicumbi 2 yarabikina ntabwo ari enye gusa cyenda ndazibara yakoze save y'umutwe ya Togo email akora save y'umutwe ya Mamadusi ubwo ni ebyiri hari ku save ebyiri za Mamadusi yakoze hari na encontre yakoze save encontre ya Mamadusi ya Memeri Dao niyo encontre ngo nizimaze kuba zingahe 3 oya Mamadusi ni ebyiri hari y'umutwe yakuyemo muri parafo umupira rugaruwe na Clement umupira ruteretse bateye hari Togi hari Mamadusi ebyiri hari ya Ruboneka yatereye kure arawukubita hari ya Memeri Dao yakoze control awukubitisha imoso hari ya Kiwanuka yakubise umutambiko hari n'indi ya Mamadusi ndumana yakubise umutambiko
donc ubwo bwari uburyo nka burindwi bugaragara rwose nka burindwi ntibwabuze. Okay. APR icyo bita offensive display APR yayikoze neza. APR yasatiraga neza pe bakubaka ukabona ko birimo biragenda neza cyane, ariko nkibaza ikibazo kimwe, APR ibi bintu no kuri Gicumbi ntijya bikina, ibi bintu bakoraga byo kwataka gutya Gorilla ntijya bikina. kimwe nuko match bakinnye kuri Azam season ishize nta handi barayikina. Rero dore ikintu ibyo bibaho rimwe na rimwe ihura n'amakipe makuru. Abantu bose harabo ntemeranya nkuko twavugaga n'ubundi no kuri Gicumbi ko Gicumbi nayo ishobora kuzayitegereza ko yongera gukina match nk'iyo yakinnye kuri APR ukabibura. ni nk'iyo match Man U yakinnye kuri Arsenal ushobora kuzayitegereza ukayibura nubwo batse. Icyo njye nashaka kuvuga rero, umupira w'amaguru na ensemble y'ibintu bitatu, ni ugusatira, no kugarira na transition. Transition ni ya phase iba mu gihe mudafite umupira murimo muwushaka ariko mutari n'inyuma ngo muri kudefanda. APR Football Club ntabwo ku giti cyanjye yagize upgrade ngereranyije na APR Football Club yakiniye na Pyramide sezishize, kubera ko APR Football Club yasatiraga, yashotaga, yagiraga ibyo bintu byose, ariko nayo proper display yo kudefanda ntabwo yayikoze neza. Ari nacyo tumaze iminsi tuvuga. APR yakinaga nkaho ari finali ya terenetre, utsinda aratwara igikombe, utsindwa arataha. Kandi no something like that ntabwo zikinwa gutyo. Cyangwa se APR igakina nkaho yatsinzwe matchare, ivuga ngo niyo twatsindwa nta kibazo, ariko byibura reka dusatire. Niyo twatsindwa nta ribi. Cyangwa ari muri champion bafite match 15 bazakina. APR ntabwo yakinaga nk'ikipe irimo ikina na Pyramide. Kwa Pyramide irakwihorera pasanye pase 40, nusha igitego mu izamu ryanjye ndatera pase ebyiri nsini igitego mu izamu ryabo. APR tactically nje nabonye itari hagaze neza ku giti cyanjye. APR ntabwo yari hagaze neza. Umukiriya rero wambaye nimero 15 kubera ukuntu liste zabo zo zifite amazina y'icyarabu byangoye kujya mvuga n'amazina yabo. Liste dufite yanditse mu nimero 15 wabo ukina kabiri urengura cyane. Warambaye 15 muri yateraga imipira mu migongo ya Claude myinshi pe. Si Mohamed Chibiso ukina kuri kabiri. Umuhanga cyane. Uriya ni atari. Yateraga imipira. Ubushize hari numwe witsinze. Yateraga imipira mu migongo ya Claude myinshi pe. Clement yakoze amakuvertire araruha. Kandi agomba no guhagarara kuri Fiston. No naziriya pressing ujya gukora bagiye gutangiza ujyayo muri babiri. Ukagenda uri ruboneka na Togi cyangwa se Togi na Barafinda, uhita usiga danje mu kibuga hagati ugasanga Ture arimo arakontorora imikinire. Yewe uko nabibonye APR ya Darko muri Stade Amahoro yakinnye neza na Pyramide kurusha uko APR yakinnye uyu munsi. We cyakiriye APR yasatiraga yego, ariko APR yatsinzwe ibitego bibi. They should have defended better. Uwo ni Ngabo Roben gose kuko ubwo byari nakubwira ngo arakandi burenzeho, barakubwira ngo umuntu witwa Fiston ngo hari umudefenseur umwe muri bari babiri bakina muri Axe twaganiriye aramwe ngo n'uburozi ngo ni fey urumva fey zandise ngo za Fiston ngo Fiston umuhagazeho ngo numenye uburyo agiye ngo Fiston ngo muri kumwe ngo ariko ngo ahita zigutera so ukayebera kare ati ariko abantu bizera inazi nibibaho ndibona shyiramo if factor. Inazi nibibaho ku munsi w'ejo banze yaririmo nibibaho kuko urebye aya biri ariko nibisanzwe. Fiston mu buryo bwa football apana ibyo by'inazi arakubwira ati jewe nari mbizi ko ntafite ubushobozi bwo kuganya bataille ebyiri ngo nerimine Clement kari wari muri man to man marking none nze no kwerimina Yunus ngo yabakururaga kabegeranye bakamufata ari babiri bakumva bari safe, bakumva biroroshye bakavuga bati ubwo turi babiri ntago ari buducike, bagahita batera umupira muri zone bose badahagazemo agahita shitura rimwe akabara basisi. Ngewe reka mvuga iki kintu, APR yatsinzwe ibitego 2-0 itsindwa na Pyramide. Reka mbanze ndebe APR nk'ikipe yari iri mu rugo, ikipe yakiriye ibyibanze byo kugira ngo ekipe iri mu rugo ikine match yitsinde APR yari bifite. Igisubizo gendaza gusanga ari yego. Bihe rero ibihe
ubundi ikipe iri mu rugo yakagombye kuba yujuje iki, yakagombye kuba ifite iby'ibanze bihe kugira ngo ibe yakina match yitsinde. Icya mbere buriya gifashe ikipe iri mu rugo, ikiri mu biyifasha ntabwo ndi mu bitondekanye wenda ngo icya mbere cya kabiri. Icya mbere ni ukugira imbaraga z'abafana bayisunika, support y'abafana. APR yari ifite yego 110%, utinyaho ingabo bari munsi y'ibihumbi 10, utinyaho ikipe y'ingabo z'igihugu y'igisirikare igira n'umubare munini w'abapolisi baje kwishyigikira. Ibyo ngibyo turabona ko ari yego. Icya kabiri ni kugerageza gupanga ikipe yawe yabeza. Mu by'ukuri APR yapanze ikipe yayo nziza, ibyo nabyo navuga ko ari yego ku bakinnyi bari bahari. Yego wari ugikomeza icyo rero ibyo ni nka bitatu. Hanyuma ikindi ugomba kwinjira muri iyi match wirinda nabo bafana bagufasha, ni ukwirinda kwinjizwa igitego n'umushyitsi ukingizwa hakiri kare, kugira ngo icyo gitego ahubwo kidaha imbaraga umushyitsi we kikagukura muri match. Ibyo bintu APR yabigezeho kubera yuko izo mbaraga z'abafana zatumye batangira neza. Mu by'ukuri ari iby'imigendekere ya match iby'imigendekere ya match mwagerageje kubidetaya, ariko ngewe ikintu ndi buze kwibandaho mfatiye ku cyo wavuze. Wavuze ko APR mu by'ukuri ntabwo ikintu isanzwe ikora ikintu isanzwe izwiho gukora. Donc yanagaragaje muri izi match ebyiri zishize yakinnyeemo na Pyramide enye. Reka tuvuge izi Kigali, ndavuga ebyiri z'i Kigali kuko Pyramide yakinnye na APR kandi ntigeze itsinda APR. Ikintu APR yakoraga neza kwari ukwirinda kwankesa igitego, kwinjizwa igitego iri mu rugo. Ibyo bintu yabikoraga neza, ariko this time byanze. Ibyo umuntu ashatse yanabihuza n'uburyo APR twabigarutseho mu buryo bw'imibare. Tuvuga ko muri match bakinye 17 APR yinjijwe ibitego, ubundi ibintu bidasanzwe kuri APR igiye kuva nayimenya. APR kinjijwe igitego kuri buri match 17 APR kinjijwe igitego. Ubwo navuze average mu buryo wenda bwa moyenne. Sinzi niba uyu mutoza atari buze kubikoraho na staff ye, kuko nibikomeza gutya bishobora no kuyigiraho ingaruka muri champion. APR yinjizwa gutya ntabwo ari ibintu bibaho. Kwinjizwa igitego rero biba byaturutse ku cyubundi. Ubwo reka turimo turavuga kuri APR cyane cyane kuko niyo nyakwinjizwa. Pyramide iyo wakoze amakosa iyo utakoze neza ibyo wagakwiye kubukora kugira ngo wirinde kwinjizwa igitego, l'adversaire we abyuririraho none akakwinjiza ibyo bitego. Mu by'ukuri jye navuga ibintu nka 4 biba byabayeho nk'amakosa kugira ngo ikipe yinjizwe igitego. Ibyo bintu nka 4 biba byabayeho nk'amakosa kugira ngo ikipe havemo nyine kwinjizwa igitego. Icya mbere hari ikintu bita poor clearances. Icyo ni icya mbere, kudakuraho imipira. Donc gukuraho umupira nabi umeze nk'uri ku defender ariko ukawukuraho nabi, noneho l'adversaire akaza kubyuririraho akaba yagutsinda igitego. Ibyo byabaye kuri baro ya Ronald Sekiganda na Claude batakaje ikavamo igitego cya kabiri. Biriya bwo twabyita cya mbere cya kabiri cya mbere ni cya mbere ishoti ryo ku ruhande. Hari poor clearances, hari icyo nakwita marking errors. Donc kumarika nabi umuntu wakagutsinza igitego. Tuvuge wenda Fiston Mayele uburyo yarahagaze bamumaritse nabi ikipe batsinda igitego. Poor clearances, marking errors, hakazaho ikintu cya lack of communication ndetse na bad positioning. Ibyo bintu reka tubisobanure gutya. Icyo cya poor clearances wagisobanuye. Ni kwa defense ajya gukura umupira ugasanga yawuteye nabi, uba mugufi ufatwa na adversaire. Cyangwa aho yagomba kurengereza ntiyabariho urengereza bahita barengura vuba barahana. Ikintu wagiye gukura umupira wanawugezeho ariko niwo ugezeho wakabaye ugera. Icyo igitego muri Sekafa ruboneka yateje.
aha marking errors nabyo urabyumva nyine habayeho kumarika nabi umukinnyi abatsinda igitego ubwo ni muri gitego cya kangahe waruvuze oya ntago ari ku gitego cyose amakosa umuntu akora ngo atsindwe match nk'iyi amakosa umuntu akora kugira ngo atsindwe igitego gitsindwe ibitego byose ibyo uvuze biriho icya mbere se kiganda uburyo yawuhaye Claude byari byo aho ni clearance ikozwe na clearance mbi ko Clement yarabisoje nta kibazo ko byashoka ko Ronald Sekiganda yatera muremure ukajya imbere kugira ngo bire groupe na Clement garuke muri ko yarenza bakarengura uriya Yunus nibyo akina baro yose arayirenza igitego cya kabiri naho ni Ruboneka wa Ruboneka ibyo bintu bine rero Ruboneka bari bawuhaye ibyo bintu urango ni Clement wawutanze ku gitego cya kabiri ibyo bintu bine bimeze bitetse imana ibyo bintu bine ibitego bibiri APR yatsinzwe iyo ugiye kubisesengura neza ubona ayo makosa ne yose akubiye muri ibyo bitego bibiri batsinzwe twabonye gukiriyaringa baro nabi twabonye marking errors nko ku gitego cya kabiri urebye nk'ukuntu Fiston Mayele yisanze ahagaze hagati ya Clement na Yunus umupira bawusunitse uyu musaza yawusunitse babibona nta wundi mukinnyi wari wasabye wa Pyramide ni Mayele wenyine yarari mu bakinnyi babiri Yunus na Clement ndetse na Ruboneka warugarutse amaze kutawufunga neza ariko aragenda habura imbaraga pe ariko ibyo ngibyo navuze bine ibyo bibiri biraza bisa nkaho byuzuzwa na lack of communication buriya abantu iyo batumvikanye muri defense cyangwa se bashobora gutsindwa igitego mu buryo bworoshye ushobora kwibaza uburyo Yunus yisanze ari muri offside kuko Clement ari ukuntu we yari yabaye nk'uwigira imbere bari umukinnyi w'umunyamisiri yirekipeye Ruboneka niwe wayitanze sinibuka umukinnyi yayihaye niba ari oya ni Clement wayitanze ni Clement wayitanze ku gitego cya kabiri ayiha Ruboneka ntiyayikontorora neza ntiyayifata neza hanyuma bahita bayirukankana baro bahita bayishyira hagati ya Yunus na Clement aho hazamo na bad positioning na bad positioning urumva ni ibintu bine communication na bad positioning ni ibintu bine bisa nkaho byuzuzanya APR uburyo yatsinzwemo ibitego ku mugoroba mu by'ukuri rero ugiye gusesengura urareba ugasanga APR ibitego yatsinzwe bisa nkaho ari ibitego y'ubwayo yitsinze kubera iki igitego cya mbere Sekiganda yari afite baro neza arayihindura ayipasa Claude ndakubanziriza isegonda rimwe mbere ya Sekiganda umupira wari ufitwe na Pyramide Clement arawurekipera buriya ukuntu Clement yavuyemo araza wambura abakiri ba Pyramide aranawusunika ni Mayele yarasigaranye na Mayele yigira imbere arawusunika ava muri ya axe ahagomba kuba ahagaze yigira imbere asa nk'uwe wegera kuri gatatu awukina na Claude wa Sekiganda no Sekiganda buri kintu ukoresha atangira kuwupasanya na Claude bawusubizanya gutya ashaka kuwusubiza Claude kandi Claude ntari mareba inyuma ye Claude yarawumuhaye kugira ngo byibuze awuhanagura wigize imbere kuko niwe warimiye plus Sekiganda yari afite umwanya usesuye wo kuba yakuraho umupira bakongera bakiregurupa no kuvuga ngo rero ibitego bibiri batsinzwe byari ibitego defendable byari ibitego amakosa yakozwe kugira ngo ibyo bitego bitsindwe byashobora ko ari amakosa yari kwirindwa kuko ntago ari uburyo bavuga ngo Pyramide ngo yahaze ngo ikubita passe eshatu oya suko byagenze no kuvuga ngo jewe ikintu nabonye ku mugoroba APR yatsinzwe n'ibintu nka bitatu icya mbere yatsinzwe n'ama individual mistakes amakosa y'abantu ku giti cyabo akubiye muri ibyo bintu bya nk'iyi passe Clement yayihaga Ruboneka ku gitego cya kabiri yayihaga Ruboneka ari mu bakinnyi batatu ngo bigende bitekwe APR yatsinzwe na individual mistakes amakosa y'abantu ku giti cyabo icya kabiri APR yabuze ikintu cya realisme ni bwa buryo yavuze ko APR yaremye uburyo bwinshi ariko bikarangira nta gitego na kimwe kigiye muri file ako ngako uzi hano ukuntu gasobanura hiti muri kwa kuntu abantu benshi barimo bavuga ngo urumva ngo difference yawe mu gardier gusa reka da difference yawe n'umwataka kuko nyine arega gutera poto ntago ari on target none se ko bo gutera gardier agasevinga bigaragaza ko wowe umwataka ari cyo wabuze uko umunyezamu yaba mwiza kose iyo umwataka adatera mwiza amahoro ahusha reka ngurugero umwataka wa Liverpool witwaga Darwin Nunez abantu nibamushinja ko atari umwataka mwiza se kuko aragera imbere y'izamu umupira Jackson Nicholas bahari
buri kanya imbere y'izamu bahari ariko Gardia akaba mwiza akawukuramo nicyo rero ikipe ya Pyramide yagiye ibona occasion imwe ebyiri gitera mu izamu umwata kurire yabwiye mugenzi wacu umwe ngo nje mbanzi ahizamu riri icyo mbansigaje no kumenya aho umunyezamu ari nkatera hatandukanye nawe n'ibintu byoroshye ubwo rero ngene na Sansenike nimwe bateye Erishe nawe izo saves zose yakoraga nta hantu yabagari Pierre yafunze premier mutera hatari urumva ngabo nibyo bintu nka bitatu genda mu nyapera yazize amakosa y'abantu ku giti cyabo upashe baro uyipasha umuntu ntayikontrole neza ayishosa umuntu buriya kira gitego cya mbere ngewe wenda iyo nza kuba ndi Claude mu kibuga kubera ko baro se kigande yayimpaye sinyikine neza mwabonye ko Claude yashatse kumera nk'uyinyuza mu maguru ya Mayele Mayele arayisunika rimwe kabiri Claude yari afite amahirwe yo kuba yakorera ikosa Mayele mbere yo kwinjira muri surface bakamumuhondo kuko iyo uza kuba umuzi ko guko ari Mayele uheruka gutsinda ikipe ya Ivan Tori na bamahereza ibitego bitatu wenyine uzi ko ari rutazamu ushobora kuba petetre ari n'uwa mbere muri Afrika ubu ngubu ntabwo wagakwiye kutuma uriya muntu yinjira muri surface areba izamu hari nanone Claude yashaka kumukorera ikosa uzahani ngarukira se nka Claude nko kuri icyo kintu waruvuze arega Mayele yarari muri Agire film ubonaga byanze bikunze ari bupase ukumva hari amakuvertire ari bubeho yarari muri Agire film ariko ari muri surface uriya muntu yateye intambwe yinjira muri surface atsinda igitego no kuvuga ngo yarashumwambi muri plafond ntabwo yahaye Pierre umwanya wo kwitekerezaho kwa kuntu umunyezamu ubona umwanya wo kuvuga ngo okay ashobora gukora iki niki reka nitegure reka da APR yatsinzwe n'icyo kintu cy'amakosa y'abantu ku giti cyabo itsindwa no kuba yabuze iyo realisme yatatse yakreye yego yabikoze ariko ntiyatsinze igitego icya gatatu yazize ko yakinye na champion wa Afrika yakinye na Pyramide ntikora ibintu byinshi mu kibuga iri hanze ikora management iragucunga wo tuntu uri gukina iragucunga wasubiye inyuma yo nono irahita izamura tempo yayo ifite umwataka wa mbere muri Afrika irabona uburyo bubiri butatu barabizi ko niba kereye uburyo butatu bafite ibitego bibiri nicyo ngicyo ari we watanze assist zose nicyo ngicyo cyabaye ku mugoroba APR imeze nk'ibitego yatsinzwe imeze nk'iyitsinze ariko none amahirwe yabonye yo kuba yatsinda ibyayo ntibyayikundira kubera yuko nyine yahuye n'ikipe ifite umugardiye nyine ifite umugardiye nose waba champion wa Afrika udafite umugardiye playing against Pyramide Pyramide ubu ngubu iri ku rwego rw'uko na champion wa Asia iramutera kuko iyo Pyramide iyo iravuga ngo ninkina n'ikipe nto nkabona uburyo amahirwe atatu yo gutsinda igitego byibuze ndameka nkashobora ko natsinze igitego kimwe muri ubwo buryo butatu ninkina na Esperance de Tunis ninkina na Orlando Pirates same story niko babigenza Ephraim APR ikinnye gutya yakinnye mu Misiri yatsindwa ibitego 8 ngabo mbere bongira gishaka ngo nayo ngirafungura ngiye kwataka igiye nayirabizi tuzagara kuri APR birambo ariko mbere yuko tuva ku kujyanye n'ikipe ko indi match iraba ku mugoroba turi buze kuganiraho mu kanya gato kandi minota yagiye ndashaka ko tuganira gato ku mutoza wabo wanabonye kayite y'umutuku ukorogana no muri vestiaire abantu yarabamaze umutoza agiye byansabye kuvaho nari nicaye muri media area njya muri commentary box kugira ngo nkurikirane muvumaze umutoza bamuhaye ikarita y'umutuku ariko babanje kumuwarning ntago byatunguranye inshuro nyinshi bamwinginze yanga kumva yari jaune ya kabiri umutoza baramuzamura ageze arimo azamuka bamujyana muri VIP ariko ngabo kimwe umuntu ukora muri ambassade aramuhagurukira ona za ntebe z'aba VVIPs bicaraho harangire n'abafande babicaye abantu abayobozi haje babicaye ariko none urajya mu ruhande rwo hino rwegereye media area baramuhagurukira bamuha umwanya ngo yicare aricara amara nk'umunota umwe yashyushye arimo kubita amaguru noneho abakeneye telefone ashaka guhamagara kuri bench imbere ye hari abantu muri staff kwa kundi video analyst bande hari abantu nka batanu bo muri staff ariko batari kuri bench abasaba telefone mu kubasaba telefone umuntu agomba kuyimuhasa nk'utinze yarasimbutse abantu muri VIP yari yashyushye yacangayikiwe n'ubwa mbere bonye umuntu ushyuha kurusha diri bamuhaye telefone ahamagara kuri bench banga ntibitaba ahita ashaka kwirukankirayo ngo asubire kuri bench ajye ko impamvu batitaba
baramufata abantu bamubahise bamubloka baramuvana ntabwo byemewe ufite ruje urajya he abasonga mbere bagezeho baramufata avuza induru arahamagara cyane avuza induru kuri benshi bagira baramwumva none bayoberwa ikibazo yagize akajya bagira gutya kagati itaba telefone kuri benshi bayoberwa uwarimo ahamagara none umutipe araza aramwegera nabyo bitemewe kuva kuri bench kaza muri stands nabyo babitangira ikarita y'umuhondo aza muri stands aramubaza turi guhamagara ndahari sinzi ibyo bavuganye aragenda none aricara aratuza atoreza kuri telefone ariko arashyuha pe telefone ye ivugiraga nayo ahagaze kandi nabwo asakuza ku buryo umuntu uri kuri bench yashoboraga kumva ikayero n'ubundi azajya avuga bumve ko nta bafana baba barimo mu Croate kumumanaginga biragoye we ngo piramide yari igiye kumwirukana kubera ibi bintu ariko ibaza ahantu umwarabu agera aharambirwa umuntu ushyuha n'uburyo bo baba bimeze hano umwana bo washyuha kurusha warakabije ako bano basifuzi tuntu bambaye twe tuba dukora kuko umutoza umusifuzi w'amagati wabonye ahantu yaturutse yamaje kuvanamo ikarita y'umutuku yegurukanye kuraho yarari azarifite kuko uyu wa kane niwe wayimuhesheje no yimusabiye nta n'urusako ariko tugira ntabwo Sam yigeze kumbwira Sam wikunda yasifiye match ya Al Hilal Omdurman na Young Africa muri Uwanja wa Mkapa yuzuye arambwira ati byageze ahantu ekuteri nshyashya twari dufite ziva mu mashashi zazamuriwe volume udashobora kumva ikintu mugenzi wawe ari kukubwira ati bisaba gusifura akanyarwanda ureba kudeyi ngumenye niba dodosi yazamuye hano nta rusaku rwinshi tugira yagomba kubyumva yego aperi haguruka ryari aperi ifite match dimanche kugenda kwa gatanu match itazakinwa na Barafinda uzaba bafite ubukwe kuri uwo munsi ariko nta gihindutse barahaguruka kwa gatanu piramide isinagenda ku mugoroba senga bibiri ku busa mu rugo Adresse wabo wabanje kubakira no muri vestiaire yararimo mu mama Kalala washagawe gwari abantu bari baturutse n'igoma ngo baje kureba Kalala yabahaye amafaranga babonye aka video ariko wabonye buri gihe ngo yaje we ngo baba babizi abantu ngo bavigoma bakaza kumureba cyangwa se n'abakongomani bari hano Bujimai ni hano hafi ko vuga igiswahili se ko ngo ni hiwabo asenga babonye umuntu yahaye jezi ni jezi di Capel Moro umukinnyi wa uzi ukuntu yarameze ngo n'umufana barakinanye muri barakinanye muri Vita umunsi bamwerekana muri Yanga babasinyishirije rimwe umunsi yerekanwa muri Yanga babaguriye rimwe bavuye muri Vita bombi inzira ibyara nako inzira ntibwira umugenzi ari niko bavuga nindi kabyara mwere na Muhima ubwo rero niwe yahaye jezi niwe yahaye jezi di Capel wa AS Kigali ngo tawuhamenya ayo nabonye no kwisura ubona yarasubiye ngabo reka nkubaza ikibazo kimwe gutsinda 2 ku busa kwa Piramide Kigali ntibizoroshya match retour ubizihwanya gushaka uzi ikintu cyatuma se match retour iryoha kiri Capel itsinze igitego kare ibanje igitego akumwe Dawuda yakibanje rwose ariko bashobora no kuzahindura abakinyi cyane uko nanjye niko mbibona kandi nkafata ntiyakinnye aho cya kibazo cya turamuzi ko agapete kabatsinze 3 kabatsinze 4 yabatsinze 4 muri 6 Frame yarahari match icyo gihe ya 6 ntabwo nari niyo Kanyizo yarariyo ni Kanyizo waroriyo ariko nakurikiranye ikibazo cya Ramadan Sobi kuko ejo twari turimo tubyibazo twari byarutuyobeye Ramadan Sobi ari mu nkiko ngo yohereje umuntu ngo ajye kumukorera ikizami barabafata kizami iki none se ko nabajura umunyamakuru wabo akambwira ngo Sobe ngo aracyari umukinnyi wacu ngo afite ikibazo cy'imvune ku kirenge reka nibyo barimo ariko aracyari uwabo ari mu nkiko ntabwo yemerewe gusohoka igihugu ariko ibaze icyo cyaha yiga muri kaminuza none ngo afite umuntu basa yaramwohereje ngo ajya kumukorera ikizamini muri kaminuza barabafata kaminuza kwirukana bari bamufunze ubwo kaminuza yego ngabo nibyo ngibyo no match seganiraho tunarebe APR kigomba gukora kugira ngo yitware neza umwe w'umureyo match iri saa moya yandikiye ngo APR ngo Piramide irabeshyira ubusa ngo ni wayo tuzayataka ubwo abarimo trolinga